Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ineza y'Umwami wacu Yezu Kristu, we soko y'imbabazi n'ubwiyunge nyabyo, n'urukundo rw'Imana umubyeyi wa twese, umubyeyi utarambirwa kubabarira ibiremwa bye n'abana be, n'ubusabane kuri Roho Nyir'ubutagatifu, we soko y'imbaraga zitwunga n'Imana, zikatwunga n'abavandimwe, zikaduha kwiyunga twebwe ubwacu natwe ubwacu. Nibibane namwe bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, bavandimwe inshuti dusangiye ukwemera. Ku cyumweru gishize, icyumweru cya gatandatu, twazirikanye insanganyamatsiko yadushishikarizaga guhitamo imyitwarire yatugeza ku mahirwe, amahirwe nyayo, amahirwe asesuye. Twazirikanye kandi ko twese twifuza amahirwe, kuba abanyamahirwe n'abahiriwe bikaba nk'inzozi buri wese muri twe ahorana muri we. Ese koko dukunda kandi dushaka kuba abanyamahirwe? Ese koko duharanira amahirwe aturuka ku Mana yonyine Nyagasani, cyangwa se duharanira amahirwe duhabwa n'abantu? Wowe nanjye amahirwe duharanira ni ayahe? Bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, gushaka no gukunda amahirwe, uyu munsi amasomo aratwereka ko hari indi nzira dushobora kunyuramo kugira ngo tugere kuri ayo mahirwe, tuba abahire ba Nyagasani. Muribuka ko mu ivanjiri yo ku cyumweru gishize twasomaga amagambo agira ati, murahirwa igihe cyose abantu babanga, bakabaca mu masengero yabo, bakabatuka mu materaniro yabo, bakabahindura ruvumwa babaziza Umwana w'umuntu. Icyo gihe muzishime kandi munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru, nguko uko ababyeyi babo bagenzerezaga abahanuzi. Aya magambo arakomeye kandi kuyazirikana nabyo ntibyoroshye, kuko hari abantu benshi batwereka ko gutekereza iby'ijuru tukibagirwa iby'isi bigaragaza ko turi abanyantege nke, bigaragaza yuko tudafite imbaraga zo kwirwanaho cyangwa se zo guharanira ibyacu, kandi hari ibyo twita kwirengera cyangwa kwirwanaho, legitime defense. Bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, uyu munsi amasomo y'iki cyumweru aratwereka indi nzira tugomba kunyuramo, tugomba gukurikiza, kuba abanyambabazi n'abanyempuhwe. Kuba abanyambabazi n'abanyempuhwe, twigana Imana ubwayo, nk'uko twabivuze mu ndamukanyo, itarambirwa kubabarira, twigana Yezu Kristu watutswe ntatukane, twigana abakristu batubanjirije, cyane cyane abahowe Imana, kuko bemeraga gupfa aho kwica, bakemera gukubitwa aho gukubita, bakemera gutukwa aho gutukana, nk'uko twabyumvise muri ya baruwa twababwiye ku cyumweru, zimwe muri za barwa za kera. Amasomo y'uyu munsi cyane cyane ivanjiri arakomoza ku bintu bikomeye, ku nshinga enye, ibikorwa bine n'ibyiciro bine by'abantu tugomba kugirira impuhwe no gukunda. Gukunda abantu batwanga, mbega ibintu bikomeye. Kugirira neza abahemu, mbega ibintu bidasanzwe. Kwifuriza ineza abatuvuma ni ihurizo. Gusabira abatubeshyera ntabwo byoroshye. Igitekerezo kizamuka mu mutima, imbamutima umuntu yiyumvamo, ni uko umuntu yibaza ati, ariko se ndamukorera umuntu
umpemukira, umuntu umvuma, umuntu unyanga, umuntu umbeshyera, ndamugirira impuhwe, mukunde kubera iki? Ndabamuca iki? Dukurikije kamere muntu n'imyumvire y'abantu muri iki gihe, twagaruka ku migani y'abakurambere bacu nk'igira iti: uhongera umwanzi amara impongano, ingoma idahora ni igicuma, uguciriye inyama y'igihaha burya niyo abakunda. Ibi rero murumva ko bitoroshye. Tugendeye ku byo dusanzwe tuzi, umuntu yavuga ati umwanzi ntabwo nzamuhongera kuko nzamara impongano ntazahinduka. Umugome ntungiriye nabi nintahora azakeka ko ndi igicucu, azakeka ko nta bwenge, azakeka ko mutinya. Uguciriye inyama y'igihaha ni ukuvuga ngo uguhemukiye, ugutuka, ukwanga, ibyari byoroshye nawe ni ukumwanga. Bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, insanganyamatsiko y'uyu munsi twabahitiyemo ntabwo yoroshye nayo ubwayo. Turagira tuti duhobere abahemu. Uwahemukiwe agiye guhobera umuhemu. Igihe kigiye kuza, dukure mu bukristu, dukure mu bumuntu, dukure mu myumvire, ku buryo tugezaho uwahemukiwe ari we usanga umuhemu akamuhobera, akamubabarira. Iyo nzira ntabwo yoroshye. Iyo nzira ni inzira ndende. Turacyari muri cya cyumweru cyo kwibuka Mihigo Kizito w'Ikibeho, intumwa y'imbabazi no kwiyunga, uwahowe guharanira imbabazi no kwiyunga mu bantu b'isi yose, mu banyarwanda, atari ko ibyo twagezeho mu Rwanda n'amahanga azaza avoma iwacu izo mbabazi n'ubwo bwiyunge. Abantu bakekaga ko icyo tuzi ngo ari ukwicana gusa, bazaze bamenye yuko tuzi no kwiyunga. Abahohotewe babarira ababahohoteye, abahemukiwe bakababarira ababahemukiye, bityo umuhemu agahoberwa n'uwo yahemukiye. Ni ibintu bitoroshye, ni urugendo rukomeye, kuko ari benshi rwose mu banyarwanda iyo umubwira arakubwira ati ngewe inkotanyi ndazanga, ariko inkotanyi nazo iyo uganiriye nazo cyangwa se uziteze amatwi cyangwa ukareba ibyo zitangaza, ubona ko nazo zanga. Hari igice cy'abanyarwanda zanga, cyane cyane abo zahindanyije zikabita interahamwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ku banyarwanda twari dukwiye kugangahura ubumuntu, twari dukwiye kunagura ubumuntu, twari dukwiye kunagura ubukristu kugira ngo tugere kuri iyo ntera idasanzwe. Reka rero dusabe Mihigo Kizito w'Ikibeho aturirimbire ya ndirimbo ye ati ngutuye uru Rwanda Mana ihoraho.
akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo udahemuka. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Akira Rwanda, Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akira izi mfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo udahemuka. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Dore jyewe siyibana na rwa rwango, nari natewe n'amanjwe y'iyi si. Wowe ubwawe waraje urabihanagura, kugira ngo nkunde ndokoke nk'urupfu rwa roho. None umugambi wanjye Mana ni impamo, n'ukwamamaza ku isi hose. Akira Rwanda, Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akira izi mfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo udahemuka. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Arakoze Mihigo Kizito w'Ikibeho kuturirimbira ati ngutuye uru Rwanda Mana ihoraho, akira abahemu n'abahemukiwe, maze bose ubahinduremo abatagatifu. Ni inzira nayo itoroshye. Imyumvire nk'iyo ni imyumvire isumbye ya kamere muntu, isumbye ya kamere y'umunyarwanda no kurangwa no guhora. Ati akira uru Rwanda Mana ihoraho. Uru Rwanda turutura Imana,
abanyarwanda tubature imana kugira ngo abahemu n'abahemukirwa bagere kuri ya ntera yo kubabarira. Reka isomo rya mbere ridufashe kuzirikana insanganyamatsiko y'uyu munsi n'ibyo tumaze kumva muri ya ndirimbo ya Mihigo Kizito, umuvandimwe wacu w'ikibeho. Isomo ryo mu ibaruwa, isomo ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 26 umurongo wa kabiri tukajya ku murongo wa 7, umurongo wa 9 tukajya ku wa 12 kugera ku wa 13, tukajya ku murongo wa 22 kugera ku wa 23. Haragira hati: Sawuli aherako arahaguruka ari kumwe n'abantu 3,000 b'intwari muri Isiraheli, baja gushaka Dawudi mu butayu bw'Izifu. Dawudi na Abishayi baragenda, bagera muri za ngabo nijoro. Sawuli yari aryamye kandi asinziriye hagati yazo, icumu rye rishinze ku butaka hafi y'umusego we, Abuneri n'ingabo ze nabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawudi ati: uyu munsi Imana yashyize umwanzi wawe mu biganza byawe, none rero ndeka mutere icumu rimwe rizira irya kabiri, maze mubambe ku butaka. Nuko Dawudi aramubwira ati: sigaho kumwica. Ninde ushobora gukoza ikiganza k'Uhoraho yasize amavuta maze ntabiryozwe? Dawudi atwara icumu n'igicuma cy'amazi byari ku musego wa Sawuli, maze barigendera. Nta n'umwe wababonye cyangwa ngo abimenye, kuko nta wakangutse, bose Uhoraho yari yabasinzirije ubuticura. Nuko Dawudi ahita mu yindi mpinga, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi kure y'aho bari bari. Hagati yabo hari intera ndende. Niko kwerekeza ijwi aho Abuneri mwene Neri n'ingabo ze baciye ingando. Arahamagara ati: yewe Abuneri we, aho uranyumva? Abuneri aramusubiza ati: urinde, yewe muntu usakuriza umwami? Dawudi aramusubiza ati: ngira icumu ry'umwami, umwe mu bagaragu bawe niyambuke maze aze aryane. Uhoraho azitura buri wese akurikije ubutungane bwe n'umurava we. Niwe wakugabije ibiganza byanjye uyu munsi, ariko nanze gukoza ikiganza cyanjye k'Uhoraho yiyimikiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mu by'ukuri iri somo rya mbere dushatse kuryumva, twasoma uyu mutwe wose w'igitabo cya mbere cya Samweli. Ni ukuvuga gusoma duhere umutwe wa 26 wose, tuwushyize muri rusange mu bijyanye n'ubwami bw'icyo gihe. Tukabisoma ariko twibuka neza ko iki gitabo gishobora kuba cyaranditswe igihe Salomoni yari umwami ashaka kwikingira ikibaba, kugira ngo ntihazagire umukozaho ikiganza igihe nikigera. Ibi byose tugomba kujya tugerageza gusobanura, nubwo igihe kiba kidahagije cyane, ariko tujye tubyumva neza. Uko biteye muri uyu mutwe wa 26, Sawuli na Dawudi batangiye guhanganira ubutegetsi. Dawudi yavuye ku rugamba amaze kwica Umufilisiti, ngo abantu baje mu muhanda bararirimba, cyane cyane abagore baririmba bati: ubwo Sawuli yicaga 1000, Dawudi yicaga ibihumbi n'ibihumbagiza.
yaramurenze cyane aramusumbye. Noneho ishyari, umujinya, bya bindi biranga kamere y'abantu nyine bo kuri iyi si, cyane cyane abafite ingoma mu biganza, atangira kurakarira Dawudi, atangira kumugirira ishyari, yewe apanga na gahunda yo kumwica. Nibwo Dawudi yahungiye muri buriya butayu bwa Zifu. Ahunze, Sawuli ngatoranya abantu b'intarumikwa bafite imbaraga mu ngabo ze, b'intwari, kugira ngo baje kwica Dawudi n'abari bahunganye nawe, cyane cyane Abishayi wari wamubayeho indahemuka. Igihe bamukurikiraga bamuhiga, iri somo hano muri umutwe wa 26 bikatwereka ko baragiye bigeze nijoro baca ingando ngo umwami baramukikiza kugira ngo ntihagire umugeraho, ariko barasinziriye. Dawudi na Abishayi baraza binjira muri iyo ngando. Abishayi ashaka kugira ngo yice Sawuli kuko yari yamuciye urwaho, yamuguye igitumo. Dawudi atoya ntumwice. Iri somo rikatwereka ko impamvu atamwica, babivuze inshuro ebyiri zose, nuko yasizwe amavuta. Muribuka ko yasizwe amavuta na Samweli igihe Isiraheli ngo yashakaga kuba nk'abandi bantu kugira ngo igire umwami. Samweli ntiyabishakaga. Muri iki gitabo ari igice kitemera ubwami, kitwereka ko Samweli atabyemeraga, kuko kwimika umwami byari ukwimura Imana, umwami w'iyo mbaga y'Abayahudi. Ariko baranze abantu nyine kugeza ubwo Samweli yimitse uwo mwami. Muribuka wa mugani yabaciriye w'ibiti byera imbuto byanze kwima ku biti, umutini ukanga, uzabibu ukanga, ariko igiti cy'amatovu kiti niba mushaka ko mbabera umwami, muze mujye munsi yanjye mungaragire, uzazamura umutwe nzajya mushinga amahwa. Ibyo ndakeka ko maze iminsi njya byandika uyu munsi bafata ubuyobozi mu biganza. Abatagize icyo bamaze, abatagize icyo bashoboye, usanga uyu munsi nibo bafite ubutegetsi. Reba ku isi yose, reba ku isi yose, mu by'ukuri uzengurutse amaso urebe ibi bintu byacuzwe kuva mu myaka ya za 70. N'abamaso, abafuramaso barabicura, none babigezeho ku buryo isi iyobowe n'abadashoboye, iyobowe n'ibigwari, iyobowe n'abicanyi, iyobowe n'abajura, iyobowe n'ibisambo, iyobowe n'abantu badashinga. Washaka umuperezida wo kuri iyi si, wavuga uti ni umuntu ushoboye, ni umuntu koko bashyizeho kuko afite ubushobozi. Yewe no muri kiliziya byagezemo. Ntabwo ari ukubi. Mureba abasenyeri abenshi inzira baba banyuramo, cyane cyane mwitegereze iwacu muri kiriya gihugu, usanga hari ikibazo gikomeye twagombye gushishoza no gusesengura byimbitse. Bakunzi ba radiyo na televiziyo isi n'ijuru, Sawuli ngo yarimye amaze kwimasigwa amavuta, ngo kubera iyo mpamvu yo gusigwa amavuta iba ariyo mpamvu yonyine Dawudi ari kuvuga ko atamwishe. Ariko tubijyanye mu ya nsanganyamatsiko twavuze uyu munsi, dushobora kubyumva ku bundi buryo. Kutica umuntu nubwo uzi ko yakugiriraga nabi, ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ukureba ibibi yagukorera ukabireba ubisumba. Ibyo nibyo bita kubabarira. Kugira imbabazi ni ukureba umuntu w'umugira nabi ukamugirira imbabazi, ukamurebana nk'umuntu uteye agahinda, kuko umuntu yajya kugira nabi yararangije gupfa ahagaze. Umuntu utinyuka kwica mugenzi we aba yarapfuye ahagaze, ntacyo aba asigaranye. Iyi ntego, iyi nsanganyamatsiko rero ibyo kumva ko Dawudi yateye intambwe yanga kugirira nabi
Sawuli akora igikorwa cyiza turi buze kumva neza nitwagera ku ivanjiri y'uyu munsi, cyangwa se nitwumva n'isomo rya kabiri. Paul mutagatifu araza kubidusobanurira mu bundi buryo, atwereka ko kugirira nabi umuntu w'umugiranabi ntabwo ari byo bumuntu, yewe si nabyo bukristu butwigisha. Icyo Dawudi yakoze gikomeye twagombye no kuzirikanaho uyu munsi, ni uko ngo yamutwaye icumu akamutwara n'amazi. Ni ukuvuga ngo yamwambuye intwaro kugira ngo amubuze kurwana. Ntabwo yamwambuye intwaro gusa kugira ngo amubuze kurwana, ahubwo yanamwambuye n'amazi kugira ngo amwereke asigare nta kintu afite cyo kwirwanaho. Dawudi yambuye Sawuli ubwirinzi buri mu icumu rye, amwambura ikiramiro kiri mu mazi. Ndakeka ko ibi biri mu nzira ya biriya biri kubera muri Kongo. Dusabire abanyekongo, dusabire abanyarwanda n'abarundi, dusabire isi, kuko ya ntambara bavuga ngo y'Afurika, ya ntambara y'isi y'Afurika, turimo turayikozaho imitwe y'intoki noneho ku mugaragaro, kuko uko bigaragara abanyarugomo bari bakwiye kwamburwa ubwirinzi, bagafatirwa ibyemezo, bakamburwa ibiramiro. Nibyo biriya bihano bari guhabwa mu isi, uretse ko rimwe na rimwe biriya bihano bitangwa ku buryo bufifitse, bigakoranwa mu mayeri. Ugasanga imitungo bibye muri Kongo bagiye kuyihisha muri Amerika, none Amerika igiye kuyigumana, nk'uko imitungo ya Mobutu yaheze mu Busuwisi ntihabwe Kongo, ntihabwe igihugu yavuyemo. Ibyo nibyo bikenesha Afurika, ibyo nibyo bikenesha Abanyafurika, gutwara imitungo y'igihugu ukajya kuyihisha muri biriya bihugu bizayigumana ntibiyisubize bene byo. Ubu se biriya mitungo bavuga yaba James Kabarebe, yaba Kanyuka, bazayiha Abakongomani cyangwa bazabiha Abanyarwanda? Ese iriya ngome iramutse ivuyeho, abazayisimbura bazahabwa iyo mitungo kugira ngo yubake igihugu, yubake isanasane u Rwanda n'Abanyarwanda banyuze mu bintu bikomeye. Biriya bihugu biduhenda ubwenge. Uyu munsi ni ngombwa ko abantu baca ubwenge, dusaba Imana Nyagasani kugira ngo atwohereze Roho Mutagatifu, aduhe gushishoza, kumva ko inzira turimo itoroshye, kandi ko dukeneye imbaraga ze kugira ngo dutere intambwe tugera ku guhobera abahemu, abaduhemukiye tubarebe, ubuhemu bwabo tuburebe tubusumba, tubababarire, nk'uko Yezu ku musaraba yabwiye Imana ati dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Nk'uko abamaritiri benshi, abahorwa Imana, kenshi barangizaga urugendo rwabo bavuga bati Mana bababarire kuko ntibazi icyo bakora. Kuko abagizi ba nabi ntibaba bazi ibyo bakora, bagira nabi batazi ko inabi bakora izabaherekeza ikagera no ku buvivi n'ubuvivure bwabo. Ugira neza wigendere, ineza ukoze uzayisanga imbere, nk'uko dukunze kubivuga no kubisubiramo. Bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, ijambo ry'Imana ricengera intebe z'umutima, riduhe kwivugurura, riduhe kwinaguramo ubumuntu n'ubukristu, bityo tugere ikirenge mu cya Yezu Kristu, we wadukunze akagera aho adupfira, agapfira yewe n'abamwishe n'aba Pilato bakarabye kugira ngo yicwe. Turirimbe Zaburi. Nyagasani ni umunyabuntu, umunyampuhwe, kandi ni umunyambabazi. Umutima wanjye singiza Uhoraho n'icyo ndi cyose cyose, singiza izina ry'itagatifu. Umutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe ibyiza yaguhaye. Nyagasani ni umunyabuntu, ni umunyampuhwe, kandi ni umunyambabazi. We ubabarira ibicumuro byawe byose, akakuvugurura indwara zawe zose, we wurura ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Nyagasani
ni umunyabuntu, umunyampuhwe, kandi ni umunyambabazi. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe, nta duhana bihwanye n'ibicumuro byacu, ntatwihimura akurikije amafuti yacu. Nyagasani ni umunyabuntu, umunyampuhwe, kandi ni umunyambabazi. Uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba, niko udatandukana n'ibicumuro byacu. Uko umubyeyi agirira ibamba abana be, niko Uhoraho agirira ibambe abamutinya. Uhoraho ni umunyampuhwe, umunyabuntu, kandi ni umunyambabazi. Iyi zaburi y'102 nayo ni zaburi nziza cyane, itwinjiza mu ya shusho twaremanywe, kamere Mana Nyagasani Yezu yanaguye muri twebwe, kugira ngo tube Imana mu bandi, tube Imana mu bantu, tube abantu b'Imana n'Imana y'abantu. Iri zaburi iragira iti, umutima wanjye singiza Uhoraho. Ni zaburi isa nk'uko abantu bayiririmba bikiranya bikaba byiza cyane. Umwe akagira ati, umutima wanjye singiza Uhoraho. Undi akavuga ati, icyo ndi cyose nigisingize izina rye ritagatifu. Akongera uwa mbere ati, umutima wanjye singiza Uhoraho. Undi ati, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. Kwibuka iby'Imana idukorera, kwibuka aho Imana yadukuye, ibyo ngibyo biduha kuyisingiza no kuyishimira. Ariko ntibihagije, kuko tugomba gusa nayo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro n'ikuzo. Imana ibabarira ibicumuro byacu byose, nk'uko twabivuze muri ya ndamukanyo. Imana ntirambirwa kubabarira, ihora ibabarira, iracyari ku ntebe yo kubabarira, ihora ibabarira. Imana ntiduhiga ngo ugende yandika ibyaha dukora. Imana ntirambirwa kubabarira. Nyagasani atuvura indwara zacu zose, cyane cyane indwara yo guhora, indwara yo kugira nabi, indwara yo kuvuma abandi, indwara yo gutega iminsi bagenzi bacu, indwara yo gushaka ubukungu n'ubutegetsi kugeza ubwo umuntu arimbura imbaga, cyangwa se yoreka abo yari akwiye kuyobora. Ubwo burwayi Nyagasani nabudukiza, butuvure, maze yarure ubugingo bwacu, abuvane muri iyo mva yo gupfa duhagaze, kubera yuko twabuze ubuntu n'ubumuntu, twabuze impuhwe n'imbabazi, duhora turi mu bintu bibi cyane, bya bindi ngo ni killing machine, cyangwa se bimwe byo guhora, bimwe wa muhungu wa Museveni ajya avuga ngo bo ntibibagirwa, ngo bahora bahora. Ibyo bintu ajya abyivugira, ntakabivugire abahema bose, ntakabivugire abatutsi bose. Ibyo ni ibye n'ingoma ya se n'abandi basangiye ibyo bintu by'ubugizi bwa nabi, ngo byo kutibagirwa. Ibyo bintu rero Uhoraho nadutamirize ubutoneshwe n'impuhwe, bibe ingabo twikingira, bibe imbaraga tugenderaho. Uhoraho atubere koko uko ari umunyambabazi n'umunyampuhwe, natwe aduhe kuba abanyambabazi n'abanyampuhwe. Abantu bose baduhemukiye tujye tubarebana izo mbabazi, tubarebana impuhwe, twumve yuko n'abatari bo. Burya umuntu ahemuka nawe si we. Ibaze urebe, ingero twatanga ni nyinshi, dutsinze n'amazina tukavuga tuti turebe abari ku butegetsi hariya mu Rwanda, ndetse no mu Bugande ntidutinye kubivuga, yewe no muri Kongo n'i Burundi ntidutinye kuhavuga, no muri iyi si yacu ntidutinye kuhavuga. Abana babo buriya bizagenda bite? Dushatse twabireba uko 94 uko abana b'abandi bari ku ngoma byagenze. Bamwe birirwaga batubwira ngo uzi ico ndico, bagendaga bubitse umutwe bahora bihishe. Ese umuntu yakoze icyiza kugira ngo icyo cyiza kizagere no ku bana be no kubamukomokaho? Ibyo nibyo twari dukwiye gusabirana no guharanira mu buzima bwacu bwose. Ibyo nibyo twari dukwiye kubwira abantu
no kuririmba mu buzima bwacu bwose. Dushobora no kubishyira muri kiliziya. Hari abantu bavugaga ngo uwari arikipisikopi wa Kigali ngo yavugaga ibyivugo abivugira uwari perezida icyo gihe Habyarimana Juvenal. Uyu munsi se we avuga ibiki? Hibukwa imyaka 34 bavuga ngo ni 30, ubwicanyi, ubukinduzi, jenoside itangiye mu Rwanda n'ubu itarahagarara. Ntiyavuze ngo nta mpunzi zihari. Uyu munsi hari impunzi zingana iki? Ntiyavuze ngo nta muntu usenyerwa. Abakangondo ntibasenyewe, yewe munsi ya Sainte Famille abantu ntibasenyewe. Umuntu agatinyuka kuvuga ngo ntibasenyewe. We ntibagiye kumusenyera ngo ajye gutura muri ahahoze gereza ya Kigali. Ibyo bintu, ayo magambo yo guhakirizwa ku butegetsi, nabyo biri mu byoreka imbaga no mu byoreka ubukristu mu bantu. Bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, duharanire gukunda Imana kuruta uko dukunda abantu, gukunda Imana kuruta uko dukunda ibintu, kumvira Imana kuruta uko twumvira abari ku ngoma, yewe naho baba baduha ibya mirenge ku ntenyo, niyo baba baduha ubutoneshwe n'ubutoni, tumenye yuko iyo bavuyeho dutonekara, tumenye ko iyo bavuyeho tugendana nabo. Ubundi umukristu yagombye kureba ubutegetsi bw'iyi si akabureba abusumba mugani wa Rugamba Sipiriyani, akabereka ko hari icyo abarusha kuko yamenye Imana. Ese ubwo koko tuzavuga ko twamenye Imana kandi natwe twitwara nk'abapagani? Aho si bimwe Bikira Mariya yatubwiraga ngo ukwemera n'ubuhakanyi bizazana. Mubyeyi Mariya, reba isi yacu kugira ngo ukangure mu mitima y'abana bawe imbaraga zo kunesha ubwo butindi n'ubutiriganya bwo kwisanisha n'abagizi ba nabi, bwo kwisanisha n'abari ku ngoma, ngo kugira ngo tubone duhemuke turamuke. Kandi Nyagasani Yezu yaraje atubwira ati nimwubure umutwe, murebe, nimuharanire ingoma y'Imana n'iby'ijuru, ibindi byose muzabihabwa ku buntu. Ntabwo ari ukuvuga ko tugomba kwibagirwa guharanira uburenganzira bwacu, ntabwo ari ukuvuga ko tugomba kwibagirwa guharanira gakondo yacu. Oya, tuyiharanire ariko tudashaka gukora nk'abariya tutifuza ibyo bakora, ntituzakore nkabo, tube abanyarwanda bavuga ngo singira nkabo. Ibyo nibyo Yezu Kristo yagombye kuminjira mu mitima yacu no mu bacu. Kumva isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Ni Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa 15, umurongo wa 45 kugera ku 49. Aragira ati: bavandimwe, uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri niwo ubanza, hagaheruka umwuka. Umubiri, umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari we ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru, nguko uw'ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Iryo ni kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, inshuti dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, wemeye gupfa aho kwica, wapfuye akazuka kugira ngo kuri Pasika ye natwe tuzukane nawe. Iri somo rya Pawulo Mutagatifu ririmo ibintu bibiri by'ingenzi tugomba kuzirikana. Icya mbere, igitaka, ni ukuvuga umubiri. Ibyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo nambaye umubiri, iyo ni imvugo idahwitse. Ntabwo twambaye umubiri. Uwambaye umubiri, ndi umubiri, ndi na roho. Ni bimwe no nkunda kwibutsa ko Musenyeri Bigirumwami yakundaga kuvuga ngo
umubiri utarimo roho ni intumbi, roho itari mu mubiri ni umuzimu. Ni ukuvuga ngo umuntu ni umwe, ariko uwo muntu umwe akaba afite uburyo bubiri bwo kwigaragaza. Ashobora kwigaragaza nk'umuntu ufite urangwa na kamere y'urunturuntu, urangwa n'urunturuntu. Urunturuntu rero rukaba rwa rundi rwo kugenda, Lawuriyani akunda kuvuga ngo ni ukugenda imicuri. Kugenda imicuri, umuntu agahora acuramye areba hasi aho kubura umutwe kugira ngo agende yemye kandi yemaraye. Umuntu agahora areba ibintu akabirenza uko areba abantu, yewe akaba yakica miliyoni hafi 20 ngo asahura ubukungu bwa Kongo, akaba yakica miliyoni zigera hafi 30. Ibyo nibyo, ariko abagashaka bo hake bo ibyo barabizi, babikora babizi kandi babishaka, kuko ni imigambi yabo ya kera. Kuva bavuga ngo intambara y'ubutiti irarangiye, bafashe gahunda yo kurimbura abantu bo mu mugabane twita Afurika uyu munsi, cyangwa abisi Afurika. Kugeza uyu munsi tukaba tutari bumvamo izo mbaraga zo kumva ko turi abanyafurika. Bagize kuza batwiba ubumenyi bwose twari dufite muri Egiputa, cyangwa se mu Misiri, muri za Tunisia, muri za Etiyopiya, muri za aho bitaga Kushi. Ubwo bumenyi bwose barabutwara babugira ubwabo, yewe barabuhindura ukundi kugira ngo baze kuvuga ko babuze kubitwigisha n'ibyo twari tuzi. Ibyo bamaze kubitwiba no kudusahura, baraje batwara batugira abacakara. Bamaze kutugira abacakara, ibyo ntibabirangiza, baza gukoroniza kugira ngo bakomeze kurimbura mwene muntu. Bavuze ngo ubukoroni burarangiye, basigaho ibyitso byabo bimwe bidusahura, bikajyana ibyacu kubiha abo banyamahanga. Ibyo bintu kubyumva neza no kubisobanukirwa bizaduha kubura umutwe, tuvuge tutoya birahagije, ibi ni byinshi byarenze igipimo, ntabwo dushobora kubyihanganira. Turashaka ko ibihugu byacu byigenga, turashaka ko Afurika isubirana ibyayo n'abayo, bakigenga, ubukungu bwabo bukabatunga. Ibyo ngibyo kubigeraho bizadusaba indi myumvire itambutse iyo twifitemo uyu munsi. Pawulo rero ati, ariko niba mushaka kubigeraho, mugomba guca akenge, mukarangwa n'ibitekerezo, mukarangwa n'umwuka, mwuka akaba na mwuka muziranenge. Kuko uyu munsi hari ubwo ubumenyi butubera impamvu yo gutsitara, ugasanga abafite icyo bazi barashaka gukoresha ibyo bazi kugira ngo bahemukire abandi. Twabivuga nk'urugero kuri biriya bavuga ngo ni indwara ya Covid 19, bishobora kuba ngo ari igihimbano, abagihimbye bakaba barashakaga kugira ibindi bageraho. Ibyo nabyo muzabikoreho ubushakashatsi, abakunda gushakashaka cyane abaganga, mutubwire niba koko ziriya nkingo mwaduhaga ari inkingo z'ukuri, cyangwa byari kugira ngo mugabanye imbaraga z'ubuzima n'imyumvire ya mwene muntu. Ugasanga umuntu wize ubuganga akibagirwa ya ndahiro agahemuka. Reba biriya bitaro, twavuga ibitaro bitaga ibya polisi, ubu ngo byabaye ibitaro by'akarere. Biriya bitaro bazanamo abantu mukabakuramo ingingo zikajya kugurishwa. Muganga wakoze indahiro koko, ya ndahiro y'abaganga yo kudahemuka. Uyu munsi ubuhemu bwarenze imyumvire ku buryo umuntu yakizera nde. Twavuze ku bategetsi, twavuze ku bayobora amadini n'amatorero, twavuze kuri abaganga. Umuntu yabijyana n'abahanga bose, usanga bakoresha ubumenyi bakabukoresha nabi, cyangwa se bakabukoresha ku buryo buyobya abo bwari bukwiye kugera. Tube rero abantu bayoborwa na mwuka muziranenge, abantu bumvira mwuka muziranenge, ntitugatuke mwuka muziranenge. Tumwemerere atuyobore, tumwemerere atujyane aho Imana ishaka, nuko Imana ibidushakaho. Kuko mwuka w'Imana ngo niwe uvugira mu mitima yacu no mu bwenge bwacu, agatabaza Imana avuga ngo Aba Data, Aba Data. Reka twumve
indirimbo yindi twabateguriye ya Kizito Mihigo idufashe kwinjira mu ivanjiri no kureka ivanjiri ikatwinjiramo. Ni indirimbo Mihigo Kizito turirimbira agira ati Nyirimbabazi zuzuye yarazitwanduje. Umuntu utazi Imana nawe ubwe ntiyakwimenya, kuko icyitwa muntu cyose ari ishusho ry'Imana. Umuntu udakunda Imana ntiyakunda n'abantu, kuko urukundo nyarwo ari inema y'Imana. Muntu ukunda, terura uririmbe, utinyira urukundo nyarwo, natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira, hanika wamamaze, utinyira imbabazi zuzuye, natwe yarazitwanduje. Imana yaremye abantu ndetse irazirabapfira, kuko icyitwa muntu cyose ari ishusho ry'Imana. Imana yakunze muntu waranga umunyabyaha, nyamara kubera ububyeyi irazira mubabarira. Muntu ukunda, terura uririmbe, utinyira urukundo nyarwo, natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira, hanika wamamaze, utinyira imbabazi zuzuye, natwe yarazitwanduje. Arakoze Mihigo Kizito w'Ikibeho kuturirimbira ati muntu uzi gukunda, muntu uzi kubabarira, nawe gira imbabazi nk'uko Imana yatwanduje izo mbabazi. Izo mbabazi Imana yadushyize mu mitima yacu nizibe ziyobora ubwenge n'imigirire. Mbere yo kugira icyo dukora n'icyo tuvuga, tuzirikane, twitse umutima, twumve ko duhuze imigirire impumeko n'imigirire, tubihuze n'ibyo Imana itwifuzaho, cyane cyane kugira impuhwe no kugira imbabazi. Bizaduha ubutwari n'ubushobozi bwo guhobera abahemu, atari ukubahobera nka bimwe tujya twumva babivuga ku bantu benshi. Babivuga kuri Nyirarunyonga, bakabivuga ku mwami w'Abaromani Nero, uvuga ngo ndamuhobera kugira ngo nshobore kumuhwanya, ndamuhobera kugira ngo nshobore kumuniga. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ni ukumuhoberana urugwiro, urukundo n'impuhwe. Ibyo nibyo bita kubabarira. Erega kubabarira ntabwo bivura ubabariwe gusa, ahubwo bivura n'uwababariye.
kuko umutwaro umuntu ahora yikoreye w'agahinda n'ishavu ry'uwamuhemukiye, hari ubwo uwahemutse bitamugeraho ngo yumve ukuntu bibabaza, ariko ushoboye kubabarira aba atuye umutwaro, kandi natwe duharanire gutura uwo mutwaro. iyi vanjiri ntagatifu iduhe kubyumva no kubizirikana. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Nasingizwe Nyagasani. Ni Luka umutwe wa 6 umurongo wa 27 kujya kwa 38. Aragira ati, muri icyo gihe Yezu abwira rubanda ati, mwe munyumva reka mbabwire, nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Nihagira ukubita kwitama, umutegere irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntukamwime n'ikanzu yawe. Ugusabye wese ujye umuha, n'ukwambuye icyawe ntukakimwake. Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, abe ariko namwe mubagirira. Niba mwikundiye ababakunda gusa, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha bakunda ababakunda? Bisubiye kandi, niba mugirira neza ababagirira neza, namwe mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha bagiranza batyo? Kandi nimuguriza gusa abo mwizeye ko bazabishyura, mwabishimirwa mute? Abanyabyaha nabo ntibaguriza abandi banyabyaha bizeye ko nabo bazabagenzereza batyo. Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingurano yanyu izaba nyinshi, kandi muzaba mubaye abana ba nyir'ijuru, kuko agirira neza indashima n'abagiranabi. Nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Ntimugashinje abandi, namwe mutazashinjwa. Ntimugacire abandi urubanza, namwe muzarucirwa. Mubabarire abandi, namwe muzababarirwe. Nimujye mutanga, namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazabuzuriza, kuko igipimo mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Aragasingizwa Yezu Kristu. Bakunzi ba radiyo na televiziyo Isi n'Ijuru, nk'uko twabivuze mu isobanurampamvu ry'uyu munsi, iyi vanjiri irakomeye. Iyi vanjiri yewe iradusaba gushyiramo imbaraga kugira ngo dushobore gusimbuka urukiramende rwo kuba abantu mbere na mbere, no kuba abakristu ku buryo bwa kabiri. Ngo muri icyo gihe Yezu arebye abantu arababwira ati, mwebwe munyumva, mwebwe munteze amatwi uyu munsi, nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Ntabwo byoroshye. Ese koko birashoboka ko umuntu unyanga, umuntu ukwanga, umuntu utwanga, twamukunda? Umuntu yamukunda muciki, nk'uko twabivuze tugitangira. Birashoboka ko umuntu ugira nabi, umuntu ukwifuriza ikibi, umuntu utagucira akari urutega, wowe wamwifuriza imigisha n'amahoro? Ntibyoroshye. Birashoboka ko umuntu ukubeshyera, akaguhimbira ibyaha, akaguhimbira rwose kugira ngo agucishe umutwe, wowe
umusabira imbere y'Imana imigisha, byashoboka bite rero? Ahangaha ndakeka iyi ntera niyo twari dukwiye kugeraho. Reka tubizirikane twitonze. Gutinyuka gukunda umunyabyaha ntabwo mukunzemo ibyaha bye, ahubwo mukunzemo ko ibyaha akora ntabwo ari we. Ntandukanye icyaha n'umunyabyaha. Ni bimwe umwanditsi w'umuhanga mu bumenyi ndemyabantu w'umunyamerika akaba n'umuyahudikazi yatwigishije, Hannah Arendt, avuga ngo la banalité du mal. Kugira nabi, gukora ikibi, ni ibintu bigaragaza ko hari ikintu umuntu aba ari abura. Burya abagira nabi, iyo bitegereje ubona ko hari ikintu babura. Hari ikintu babura. Baba babura ubwo bumuntu, baba babura Imana, baba ari ababura dini, nk'uko abayisilamu bakunda kubivuga. Nta dini abagira nabi nyine, n'abagira nabi nyine, hari ikintu baba babura muri bo. Icyo rero babura nicyo twari dukwiye kubasabira. Niyo mpamvu tugerageza kubakunda, kugira ngo tubatandukanye n'icyo kibi. Iyo umuntu umuhaye urwo rukundo, dushobora kumuvura tumuvuje urukundo. Urukundo ruravura. Urukundo rukiza ibyo bisare, ubwo bikiza uko kubura ubumuntu. Umuntu kwifuriza ikibi, iyo avumbuye kumwifuriza icyiza, ashobora kuva ku izima. Ashobora kwibaza ati ariko rero uyu muntu nshobora kuba muhohotera, ariko we afite ibindi ashaka, anyifuriza ibyiza. Ntabwo ari ukuvuga ngo uyu muntu yaje anyura munsi y'urugo, arandura imyaka yanjye, nanjye ndabyuka nijoro njye kumurandurira imyaka, kwa kundi tubizi mu giturage. Ubugizi bwa nabi nibwo, iyo ari uguhora, bibyara guhora bikabyara guhora, kuzagera ubwo abantu bashobora gushira, cyangwa umuryango ugashira, bakatera itabi, kubera yuko abantu bafashe inzira yo guhora. Mu by'ukuri gukunda no kubabarira no kuzamuka kugera kuba abanyampuhwe, biradusaba gukura mu myumvire no gukura muri ubwo bumuntu nyine n'ubukristo, kuko tugera ahantu umuntu areba umugiranabi agasanga nawe siwe. Hariho Nyagasani akomeza atubwira ati, nihagira ugukubita urushyi kwitama, umutegera irindi. Aha ntabwo byoroshye, kuko abantu rimwe na rimwe iyo wigize agasindo baragusimbuka ngo wigire umugina bakakubembera. Abantu iyo ucishije make bakeka yuko ari ubunyantege nke, ari ukuba umunyantege nke, kandi mu by'ukuri kubabarira ni iby'abanyambaraga. Imbaraga zo kuba zibabarira ziba ari imbaraga, ni ukwitsinda bikomeye, gutera intambwe yo kwitsinda. Abantu bajya bakunda kubaza ngo ngese ko Yesu yavuze ngo nibagukubita urushyi kwitama uzatege irindi, ngo kandi iyo baramukubise urushyi akabaza ngo nkubitiye iki? Kubaza ngo nkubitiye iki ntabwo ariko yamukubise urundi, ntabwo yamukubise ebyiri cyangwa eshatu, ntabwo yamukubise ngo amuhindure intere. Oya, nkubitiye iki? Wari uburyo bwo kumubwira ati banza wibaze niba yuko uko kubyo uri gukora ari ukuri. Nihagira ngo ukwambura igishura, yewe uzamuhe n'ikanzu yawe. Ibyo byaha abantu ubwambuzi. Ibaze abambuzi babaye benshi, byari twavuze ko isi isigaye iyobowe n'ibihindugembe, iyobowe n'ibishagasha, iyobowe n'abantu bataye ubumuntu. Tubemereye ko bigenda bityo, isi bazayihindura intabire, bazayihindura ngo ni akajagari, bazayijagajaga bahindura akajagari. Aha rero tugomba kugira umunzani, nta kumva ijambo ngo tujye ngo niko Yesu yabivuze, ngo tugomba gushyira mu gaciro tukareba ariko se uriya muntu namubabariye, namugiriye impuhwe, ariko se yisubiyeho,
imyaka 30 umuntu yica, birakwiye ko tumureka ngo akomeze yice? Ubwo nibwo bukristo? Ubwo nibwo bumuntu? Aho ni ugushyira mu gaciro tugashungura. Ibyo nibyo Papa Francisco mu gihe cya sinodi tunamusabire, kuko muri iyi minsi ubuzima bwe ntabwo bumeze neza. Mu gihe cya sinodi yatugendere hamwe, yatubwiye ko tugomba kugira kuganira buroho, kuganira buroho, un dialogo spiritual, kuganira ku buryo bwa roho, gutega amatwi umuntu utamucira imanza cyangwa udatekereza ibyo umusubiza, nawe akagutega amatwi adatekereza ibyo ari bugusubize cyangwa ibyo ari uburyo ari bukuvuguruze. Noneho muri icyo kiganiro hakavamo ubwumvikane no gusangira ingendo. Aha niho nkeka ko ivanjiri iri kutwerekeza uyu munsi. Guhobera rero abahemu, kugira ngo duhobere abahemu, ntabwo ari ukubahobera kugira ngo ahubwo baduhwanye, baduhindure ivu, ahubwo ni ukubereka ko twebwe tudameze nkabo. Twe ntabwo tuje guhangana nabo, ntabwo dushaka gusa nabo. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuvuguruza abahemu, ngo icyo dushaka ko abandi batugirira natwe tukibagirire. Urashaka ko abantu bakubabarira, babarira. Urashaka ko abantu bagusuhuza, suhuza. Urashaka ko abantu bagusura, basure. Ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Hari ubwo twifuza ibiza tukanga ibigenda. Ibyo rero ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kuba abakristu no kubaka ubwo bukristu. Ibyo wifuza ko abandi bakugirira, nawe bibagirire, bityo uzase na so uri mu ijuru. Nimukunde abanzi banyu. Yesu yabisubiyemo hafi inshuro 3 muri iyi vanjiri twumvise, mu mirongo mike cyane twumvise. Gukunda, urukundo ari rwo buba intego, rube ubwungo, bube imbaraga zo guhindura iyi si. Bityo tugenze nk'Imana ubwayo, ngo kuko igusha imvura kubeza no kubabi. Ntabwo Imana igusha imvura kubaja kuririmba, kubatagatifu, ngo ababi ibicisha inzara. Oya, Imana twese iteza kandi ikatureba nk'umubyeyi, kandi ntirambirwa kubabarira. Nitube rero abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Iyi vanjiri twarayizirikanye muri wa mwaka w'impuhwe wa 2015. Ni ibaruwa nziza cyane, zimwe mu nyandiko za Papa Francisco mbasaba kugira ngo muzarusome. Rwa rwandiko rwadushishikarizaga umwaka w'impuhwe. Uyu mwaka wo ni umwaka w'ukwizera. Ese dufite ukwizera? Turizerana? Ese turiyizera? Twizera Imana? Twizera ubukristu? Urwo rugendo rwo mu bukristu byo biduha kugenda dutera intambwe tujya mu byiza. Nimubabarire abandi, namwe muzababarirwa. Ntabwo Imana itubara ko twabari, kuko Imana yo ni imbabazi, ni umunyampuhwe n'umunyambabazi. Niryo zina ryayo nk'uko twabyumvise muri Zaburi. Imana ni umunyampuhwe n'umunyambabazi. Natwe niba dushaka gusa n'Imana, tuba abanyampuhwe, tube n'abanyambabazi. Dusabire isi yacu kugira ngo turangwe n'impuhwe, turangwe n'imbabazi. Dusabire akarere u Rwanda rurimo kugira ngo abahatuye barangwe n'impuhwe, barangwe n'imbabazi. Dusabire iyi si dutuye kugira ngo cyane cyane abayobora abandi barangwe n'impuhwe, barangwe n'imbabazi. Nitwagira impuhwe tukagira imbabazi, igihe kizaba kije kugira ngo umuhemu ahoberwe n'uwo yahemukiye. Igihe kizaba kigeze kugira ngo imbabazi zigere ku bantu bose, atari uko twiyibagije ko abahemu ari abahemu, ahubwo ari uko twabarebye tubarebamo ko ari ishusho y'Imana. Kandi ishusho y'Imana nubwo bayihindanya, irakomeza ikaba muri bo. Imana ntabwo yimuka ngo ije kwihisha ahandi, irakomeza ikaba muri buri wese. Reka rero
kugira ngo dusoze tubanze twumve Mihigo Kizito w'Ikibeho aturirimbire indirimbo ye. Nashatse hamwe abantu bo muri Amerika yo hagati, bo muri Haiti, bayibyina bakoresha ibimenyetso sinayibona. Iyo nza kwibona niyo twari bushyire hano muri iki kiganiro kugira ngo turebe ko Mihigo Kizito yagabye amashami, yageze ahantu hose. Ibyo yakoze abamwishe bakeka ko bamwikijije baramwiteje. Uyu munsi ba Mihigo Kizito turi benshi. Uyu munsi ba Mihigo Kizito twabaye benshi ku buryo tuzahora duharanira u Rwanda rwunzwe na Kristu, tuzahora duharanira u Rwanda rurangwa n'imbabazi, kuko nyir'imbabazi zuzuye yazitwanduje. Ariko nubwo tuzabababarira, ntibazakeke yuko ari intege nke, ahubwo nubwo tuzaba twibagiwe ibibi batugiriye, ahubwo tuzaba ari impuhwe tubagiriye. Tumwumve Kizito turirimbire. Vive le pardon. Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité, au contraire, il l'exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. Et la réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est. Arakoze Mihigo Kizito w'Ikibeho, intumwa y'imbabazi, ubumwe n'ubwiyunge, uturirimbiye ati harakabaho imbabazi, haragahoraho imbabazi. Ati imbabazi ntabwo ari ukwibagirwa, ahubwo imbabazi ni ukureba umunyabyaha ukamurebana izo mpuhwe n'imbabazi nyine, ukumva yuko ateye imbabazi, ateye imbabazi umuntu ukora ikibi, umuntu ugira nabi. Dusaba Imana kugira ngo Nyagasani uyu munsi aduhindure abanyampuhwe n'abanyambabazi, aduhe ubuntu bwe, kandi mubyeyi wacu Bikira Mariya w'Ikibeho ahora dusabira ko abanyampuhwe n'abanyambabazi. Mana Nyagasani nyir'ubuntu budashira, wowe soko y'impuhwe n'imbabazi, wowe soko y'ubuntu ugabira abantu bawe, turakwinginze ngo abantu bose ubuganize mu mitima yabo impuhwe n'imbabazi, ubuganize mu mitima yabo roho w'ubuntu n'imbabazi, ubuganize mu mitima yabo imbamutima n'amarangamutima arangwa n'ubuntu n'imbabazi, udukize guhora ahari urwango, uduhe kwashyira urukundo, ahari ukujijinganya no gushidikanya tuhashyire ukuri, ahari ubuhumyi no kutabona icyiza tuhashyire ibyiza, kubibona no kubiharanira. Maze Nyagasani Imana yacu, iyi si yacu n'abayituye bagukunde kandi bagukorere, bubahe izina ryawe kandi bubahirize ko uri Imana
ihoraho kandi ishobora byose. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose aduha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire icyumweru cyiza, kandi Nyagasani Imana abahundagazeho impuhwe ze n'imbabazi. En sachant qu'il est fait des pécheurs. Vive, vive le pardon. Vive dans nos cœurs, dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient du Dieu vivant, le parfum qui pacifie le monde. Pardonnez, mais pas oublier notre histoire. Pardonnez, c'est dépasser notre race, c'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon. Pardon, pardonner, ne pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre race, c'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, 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 vive le pardon. Dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, 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 vive le pardon.